nakubwiye hanyuma ibindi ukurikirane wabwifite ura akuyesha yanga kugufasha ko kubumvikana by'ibyo yatakaje. Yego. Turahita tumuha igihano cyo kumugira umusazi noneho uko hano umunsi wose yiriwe ahangaha ariko nyine inzoka yo yari namuriho tu natwe twagize ubwogo twashatse kwirukanka cyane fresh. Yego ikibazo rero ubu ngubu ko bari buze kuvuga abantu wenda badukurikiye bati uyu nguyu uri kuyimukorera gutya yihindagura gutya nawe abifitemo uruhare, wowe ufitemo uruhare bino bintu. Okay, nje nta ruhare mbifitemo kuko aba ari akazi kacu nyine. Yego umeze fresh igihe nitwa Junior umusore wanyatajye binigozi muhambira ikindi kuba kumushwi simuhweza gaca ku munsi inkuru abantu bampaye ndavuze ngo ntago nayirarana ntayibagejejeho. Mumeze mutaho muri hirya no ku isi umuntu muturi mideni rya subscribe yikandeho ukabyarawe n'ubundi ikandeho tuve mideni nibyo byiza cyane. Gero nitwa Junior nyine sinjye muri mpambira nkuko nari mbivuze. Turi kumwe n'umudamu hano umusirimu umeze fresh cyane. Mudamu ufite ibibazo wamagara avuga ati Junior bino bintu ngomba kubikugezaho nkabe kubwira cyane. Hari akantu mbaje kubereka kwanza ikiganiro mbere yuko gitangira. Turi mu igaraje turimo dukamera imodoka bibye umuntu uwo bibye n'uyu mugore wicaye hano sibizi nawe umugore cyangwa ari umukobwa ariko tugiye kubanza tumuvugishe kwanza. Muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru ntago ari meza. Twande kwanza banze wibwira abantu. Nitwa Uwineza Diane. Imyaka ngahungu? Mfite imyaka 32. Uri umugore uri umukobwa? Ndi umumama. Rero twari tumaze kwereka abantu ibibereye mu igaraje. Urimo uvuga uti umuntu wanjye gutya na gutya nuko twagashyize imbere wenda tubizanye nyuma bino ariko banza usobanure bundi byakugenda iki biti. Naguze imodoka nshaka umushoferi wo kuyihanga ajya yintwarira mverise. Tuvugana ko azajya mverise 20,000 ku munsi. Umushoferi dukorana ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu tangira kugenda ndiganya ndi kugenda ndamubura. Yego noneho bigeze aho ukwezi kwa kane ndamubura burundu. Ukwezi kwa gatanu ndamubura burundu. Amezi amaze kuba amezi 6. Yego mwaya 6 na 3 yonyine namubonyemo, andi 3 naramubuze. Ntago nzi yo yagiye na GPS yari mu modoka nayo ntago nkibasha kuyikontrola ngo nyibone, narayibuze. Uretse gato imodoka ni yawe wowe ni wowe nyirayo? Imodoka ni yanjye ni ngewe nyirayo. Komeza uruvuze uti na GPS nuko. Ubwo rero nkaba narinje kwitabaza umuganga ngo ndebe ko yamfasha. Yego mbashe kugarura imodoka yanjye pe. Yego kuko ndababaye mfite agahinda. Imodoka narayibuze, amfashije yamubufasha imodoka yanjye nkayibona. Okay, ubwa mbere tubanza tukwihanganisha ariko imodoka yawe wenda ni ubuhe bwoko se watubwira plaque n'ibiki kugira ngo umuntu abimenye neza fresh? Imodoka yanjye ni ubwoko bwa picnic. Watubwira kuri plaque yayo nyuma yo ku ubundi nukuvuga ngo wowe ntago ari wewe witwaraga wari wayihaye umuntu? Nari nayihaye umushoferi. Rutamisiye Jean Claude. Yego naramubuze ubu nago nza ahantu aherereye. Yaguhaga ngahe wenda? Twari twavuganye kazajya mverese 20,000 ku munsi. Yego So ubwo rero abantu mudukurikiye uyu mudamu aravuga ati jewe ndi gusoza umwaka nabi niguriye ikinyabiziga cyanjye fresh ngira ngo kijye kimpereza umusaruro. Ndangije umuntu mpaye ikinyabiziga akajya agira gutya akanteka imitwe ntanyishyura ati imodoka narayibuze. Akibara kuvuga iyo story y'imodoka twavuze tuti nka 5. Reka tuhagere tuyokurikirana iyo nkuru. Turi kumwe n'abagabo babiri hakurya hangaha. Abo mbizi ko ari abagabo ariko nuko mbona ari igitsina gabo nyine tu. So rero nibo twe tuje kureba uyu mudamu niho ari avuga ati mbere yo kujya mavuzi bagakondo kujya kubaza bino bintu tangaza amakuru memuhari. Kugira ngo ibintu bice mu mucyo. Muraho neza. Amakuru yanyu? Amahoro rwose. Babita bande rero? Nje nitwa
Mutabazi mbangukira rwa Muhizi rwiza bwa Mukasa. amazina kari menshi Ni amazina uniswe n'umusaza, dore nguyu ni musaza wanjye nawe ngo yarahari. Ahubwo ndi kugira ngo kubera ko ari we wampaye ubushobozi hari nawe ibi byose, ahubwo mubwira uwo muko wegera inyuma gato yikuremo izo nkweto. Wegera inyuma gatoya. Okay, reka tubanze dusuze n'umusaza ariko muraho muze. Muraho neza. Makuru Meza ni meza. witwa nde rero? Banyita mu cyemba bwiza bwa Mukasa. Ese we ko mufite amazina agoranye? Twagusanze hano rero ndetse n'umuhungu wawe hano ku ruhande, uko mucanye muratetse? Ntabwo dutetse, ahubwo uri kubona ari umuriro w'ubutetsi. Ntabwo wari umuriro w'ubutetsi kuko nta biryo biriho. Ahubwo ugomba kubibazaho neza witonze, ntabwo ari umuriro utavanga tongera kuvuga ngo guteka uri hano mu gicumbi cyacu kuko nta byo guteka birimo. Hano ibikoresho bihari n'ibyo gufasha abantu bafite ibibazo. Waba ufite ikibazo cy'amarozi, waba wibwe, numva ko n'uwo mu mama atuganye ari kuvuga ko yibwe. Ahubwo ndumva ari cyo kintu twakagombye kugeraho tukamufasha kubona ikinyabiziga ciwe. Umudamu ati rwose mu Nyaranje mu njyana ahantu hafatika ushobora kugira gutya. Ubwo ngiye ku giti cyanye ndamutungukanye, ni Five Guys, abantu barabizi rwose. Ago turi ba Messi ariko turagerageza tukaranje umuntu y'ubushobozi tubufite. Mada ntiwagezeho igomba kubera? Ndabizi neza ko bari bumfashe bigakunda imodoka yanjye nkayibona. Ngaho tanga icyifuzo ubwo ngewe ubwo mbivuyemo, uretse kuba gusa mikoro iri buhagume ndetse na kamera za Five Guys. Uragezwa n'iki hano mu wacu? Nshaka kubasha imodoka yanjye ikagaruka nkabona uriya mushoferi wantwariye imodoka ikangarukira. Bayitwaye igihe kingana gute bayitwaye? Ni amezi 6 ntagira umushoferi. Mubuze. Yari umushoferi wawe biri aho ngaho nk'uko umuntu aba afite imodoka agashaka umushoferi? Niko byari bimeze. Okay. Kuvanga ikintu ushaka ni ukongera gusubizwa imodoka yawe, cyangwa ushaka ko n'umushoferi tumuguhanira bikagaragara twamuhaye n'igihano nk'umuntu wibye. Tuyo umuntu yibye tumuha igihano, waroze tumuha igihano, abajura n'umuntu wagize nabi. Umuntu wese wagize nabi tumuha igihano, tukagaragaza n'ibyo bintu yibye, twe tubigaragaza ku karubanda. Ntabwo ari ibintu byo kunyura hirya cyangwa kunyura hino tukubwira ngo uzategereza ejo cyangwa ejo bundi. Ni ibintu biba bigiye guhita bikorwa ko kanya. Waba wihishe, waba wagiye hanze y'igihugu, waba uri mu Rwanda, waba uri muheha, ahantu hose wajya ugomba kugaragaza ko hano dufite imbaraga, dufite n'inzo kuri kuzibona. Umuntu wagutwariye imodoka rwose wazanye amafaranga yo gusuzuma ngo tumushike tumenye ahantu ari. Amafaranga ko nari nyafite kuri telefone. Ntabwo ari menshi ku buryo twe umuntu iyo yageze hano ntabwo bigombera amafaranga yo kuri telefone. Umuntu utanga amafaranga kuri telefone ni umuntu uri nko mu gihugu cya kure, cyangwa umuntu utashoboye kuba yagera hano bamwe dufasha online tukagufasha uri tari bugufi. Ariko wo kuva waje ugiye gushaka, twe ntabwo dusuzumira amafaranga ngayo kugura iyo modoka yawe. Ugiye gushaka ubushobozi bw'ibihumbi 20. Amara kububona urakuramo izo nkweto wambaye, nurangiza ubushyire muri rino hembe iri kubona, urangiza urirambike hano uvuga ati babyeyi nje kugira ngo mumfashe muri modokari yanjye. Ubwo bushobozi bw'ibihumbi 20 wabuzanye urabufite? Ndebe ko hari ayo naba nitwaje mu gikapu. Nari nyabonye.
bari bakuru ndashaka ko mungarurira imodoka yanjye nkabasha kuyibona. hanyuma rero ambura izo nkweto zawe. Hari ikintu wambaye nk'impeta cyangwa cy'icyuma ku kuboko? Ntacyo usibye udukomo twonyine. Hanyuma rero twe muze turashaka kugira ngo tugaragaze umuntu watwaye iriya modokari. Tugiye gutuma iriya nzoka imwe iriya ntoya kubera ko n'ubundi ariyo y'abajura, usibye abarozi nibo bazi iriya nini. Ndagira ngo uzane iriya mbehe. Tugiye gushikira uyu muntu tumenye umuntu aho uyu muntu utwaye imodoka aherereye. Tugiye kugufasha muko mura, tugiye kugushikira, tugiye kugufasha bakoresha iyo ugiye gushikiraho gushira ihembe mushike bashike umusambo, turebe ko turi buze kumufata. Tugiye kohereza ya nzoka ntoya niyo iri buze kugira ute, urabanza uhuhemo uyu muti, uhuhemo nka gatatu kugira ngo tubone uko tumushikira neza. Kumva? Yego. Urakoresha akakantuza ramwirambere. Bya bintu nakwigisha ariko ujye ubikurikirana neza. Uzagira ibyo wibagirwa, dore ndi gukura. Kuva mu nzira. Ibyo nakwigisha byose ujye ugenda ubikora. Nzabigusigira dore singireba. Dore ndashaje. Jugunya mu iyo mbehe. Iryo hembo banze ubikoze mwako gati ugiye gukoresha ushika kugira ngo ira nzoka yacu igende neza n'umusambo neza. Urabyumva neza? Yego ndabyumva rwose. Umuyasize twaducenceri urahuhamo naho gatatu, huhamo ibintu uravuga, nturi buvuge ngo nawe urabizi narabigusobanuriye. Iriya nzoka kugira rero ngo igende neza bayihereza ko igenda iritamiye. Yego. Iritamire kugira ngo ikore urugendo rwiza. Ishira ngaho. Ushaka batangira gushika. Shika. Kobwa. Uri muranyumva neza? Gufasha umusambo ndi umujura. Amashike neza kugira ngo bavuze ko yitwa Jean Claude nde? Tamisire. Turashaka kugira ngo iyo modoka y'abandi watwaye aho uri hose naho muri niyo modoka uhita ugaragarira aha ngaha tubone n'ahantu uherereye. Turakubwira igihembo ugomba gutanga. Ugiye kugenda ahantu kugura imodoka uri kubona ririya garage niryo bayishizemo, hari biri kureba muri ririya garage. Kaniyo dore ngiyo imodoka iri uri kuyibona bayibona. Ngiyi imodoka yanjye dore ngiyi. Ubwo rero tugiye gutuma inzoka yacu, ugiye guhaguruka ugende ku igaraje. Iryo garage turaguhumura inzu, uragenda ukuyobora aho urahita ugera ku iryo garage urahita uhasanga umuntu uri kwigaragura wambaye inzoka. Iriya modoka ni iyawe. Musaza naguhereza vuga ngo jya tambura tambuza ubutambuzi bugenzi bwa mukasa ugereye amahoro. Sawa. Wowe ugiye kugenda ibyo ugiye kugenderaho urabyumva neza? Aka ngaka shiro gatatu gashira mu ishakoshi. Ugiye kugenda n'umuherekeza wacu, inzoka urayisanga yamwizinzeho. Yego murakoze. Turakubwira twaguha umuti ugira ute dufasha kugira ngo uramujura wacu agaragara kandi tumukoze isoni. Urabyumva neza? Murakoze. Uragenda tuvugana kuri telefone turaguhamagara. So abantu turi kumwe tugiye kujyana n'uyu
damu agende. Muri make ni ukuvuga ngo iyi nkuru irangire turebye ese ni gute biri buze kugenda. Ni Junior ni Five Guys turahabaye. Inzoka yacu tugiye kohereza inzoka yacu murajya kuhagera. Uranyumva neza mukobwa? Tugiye kohereza inzoka yacu urajya kuhagera. Iyo nzoka ubwo tugiye kuyohereza turagira ngo ari bwo mubona tugiye kuyohereza. Twebe dukoresha urushiko rw'amahembe n'inzoka, ariko nk'umujura wibye nako kanya tugiye kumwoherereza inzoka. Genda ugaragaza uwo mujura. Genda ugaragaza uwo mujura rwose Cobra. Genda. Mu masaha y'ijoro nibwo ngira ngo iyi video twatangiriye ari ku manywa, ariko nibwo tugeze muri ya garage. Uyu mudamu avuga ko imodoka ye muganga yamubwiye ko imodoka ye irimo. Wa mugabo batubwiraga ngo bohereje ngo umuvandimwe nguza ngo kubikurikirana. Murabona ko ni umuntu w'umugabo rwose wambaye inzoka mu ijosi. Mu by'ukuri gukamera bino bintu ni nko kwiyahura. Wa mudamu twavugaga nguyu hano yamaze kuhagera. Mada wabonye shoferi? Mva namubonye pe, dore shoferi n'uyu niwe wampemukiye. Hariya yitwa nde? Yitwa Rutamisiye Jean Claude. Uyu mugabo ko ndeba afite igikoresho hariya mu ijosi giteye ubwoba. Ngira ngo mwabantu mwe mumbabarire sindi bumuvugisha rwose. Abantu mudukurikiye mumbabarire sindi buze kumutunga mikoro. Nawe ari uri ngiye waba wiyahuye. Murabona ko abantu bahuriye mu igaraje n'amasaha ya nijoro. Imodoka y'uyu mudamu muyirebe neza ngiyi hano bari batangiye kuyihindurira plaque irapfutse, amatara bapfutse, ibintu byose birapfutse. Abantu bahuruye kugira ngo barebe iki gikorwa kiri kubera hano. Murebe iri kwitabwaho imodoka y'uyu mugore. Nyuma yo kubona imodoka yawe uri kwiyumva gute? Ngiye negereje nyine ngo avuge ambwira impamvu yabikoze. Ngiye kuba muvugisha simuvugisha reka. Nta kibazo ndavugana nawe. Ariko ambwira impamvu yampemukiye. Impamvu yari yantwariye imodoka kandi twari twagiranye amasezerano yo kagiye kumbera umukozi. Akampemukira bigeza nkaba ndinze guca muri ubu buryo kugira ngo mbashe kubona imodoka yanjye. Umuntu aratugurishije aratubwira ngo ni mwijyane w'umuganga tuza twenyine. Urabona ko mu by'ukuri ibyo niyo mpamvu navuze ngo mikoro yanjye sinyegereza kuri uyu mugabo kubera ko yambaye inzoka mu ijosi. Aravuga ati nimugende. Uyu mugore ngaramuvugisha kuri telefone rwose. Imodoka yibereke di. Imodoka dore ngiyi rwose bari barimo baradekora bayihindura ibintu byose. Mugaragaza ubundi imodoka cyangwa ikinyabiziga bundi kirangwa na mote na plaque. Murebe neza plaque rwose bari bamaze kuyikubitaho. Bahinduye ibintu byose. Ariko ndaza gufata n'umwanya wenda mvugishe umuntu uri kuyitaho agira ibyo atubwira se byagenze bite. Murano ko abaturage bose bahuruye hano baruzuye. Ngira ngo wahamagara wa muvandimwe njewe kuko ndashaka kuva hano. Ngira n'intama abantu muba mwumva mwatwara utuntu tw'abandi. Mwarahagurukiwe rwose. Mwarahagurukiwe. Yitabye hanze ariko negisiyo ntabwo ari kuri. Nari ndimo mbwira abantu abantu mugira gutya mukajya kufata wenda ibintu bitari ibyanyu rwose mwokabyaramwe. Iyo ibintu nk'ibi byakubayeho uyu mugabo murebe neza inzoka irimo iramutembera uko yishakiye rwose pe. Imamutemberaho ngo ntago iri bumurekure ngo mpaka imodoka isubiye kwa nyirayo. Mwabantu mwe mwihangane mujye murya utugabuye. Mu by'ukuri ibaze ufite umugore n'abana ubundi ukagaragara ahantu nk'aha inzoka yaje muri buno buryo ariyo ikwifitiye ku giti cyayo. Wakumva umeze ute? Reka tubivuge nk'abantu. Waba uri umunyarwanda, waba uri umurundi, waba uri uwahe, ariko mbwira ukuntu waba wiyumva. So rero dutange message ivuga ngo iyeranje ujye urya kagabuye.
Alo? Muga ko nahageze none ko wa mugabo namubonye. Wa mugabo wamubonye? Iyi namubonye. Ngaho mutinde twa mutima guhaye. Yego. Hanyuma ibindi amafaranga aza kubishyura kuri telefone nari ntakubwiye. Hanyuma ibindi ukurikirane wabwite. Oya akuyesho yari kugufasha ko bumvikane by'ibyo yatakaje. Yego. Turahita tumuha igihano cyo kumugira umusazi noneho uko hano hari n'ibindi bintu by'ubusazi. Yego. Ngaho mutere utwo twatsi naguhaye. Sawa urakoze. Umwanzuro murafata uburambe. Sawa urakoze. Sawa. Wamujura we. Wamujura we. umunsi wose yiriwe ahangaha ariko nyine inzoka yo yari inamuriho tu natwe twagize ubwoba twashatse kwirukanka cyane fresh. yego ikibazo rero ubu ngubu ko bari buze kuvuga abantu wenda badukurikiye bati uyu nguyu uri kuyimukorera gutya yihindagura gutya nawe abifitemo uruhare, wowe ufitemo uruhare bino bintu? Okay, nje nta ruhare mbifitemo kuko aba ari akazi kacu nyine. Yego. Umuntu abakora bisanzwe tu. Yego. Okay, abantu mudukurikiye hano kuri 5 icyo tugiye gukora ni ukureba ese bino bintu biraherera he. Umuvandimwe aravuga ati je ntibinde babampaye ikiraka. Murabona iyi modoka niyo yuyu mudamu arimo avuga ati ngewe ntabwo nabura imodoka yanjye kandi hari abantu bagomba kumfasha. Abantu baruzuye mu igaraje muri kubireba, babereke neza kamera za 5 zirahari, babereke igaraje ryabaye igaraje. Muvandimwe aravuga ati ngewe nahawe ikiraka ntacyo bari buze kundenganyaho. Icyo tugiye gukora turakurikirana iyi nkuru mpaka tumenye ngo ese imodoka yasubizwa nyirayo cyangwa se biragenda bite. Okay, ibyishimo ni byose kuri uyu mudamu avuga ati nyuma ko ni imodoka yanjye ngomba kubyenjoyinga. Uri kwiyumva ute rero? Umva ndishimye cyane pe. Ndishimye cyane kuba mbonye imodoka yanjye. Yego. Uyu mwaka ngiye kuwutangira neza. Yego. Ntabwo ari ibintu bisanzwe ubundi mu buzima busanzwe kwiba imodoka pe, uretse ko wenda wowe uvuga uti nari nayihaye umuntu agira gutya aranjijisha. Uri kumva umeze utu? Ndumva nishimye mfite ibyishimo ndi kumva ariko nta muntu nzongera kwizera. Ntago bazongera kumpemukira ngo bikunde. Ugiye kujya uyitwarira? Ubu ngiye kuzajya nyitwarira. Nyuma rero yo kuvugana n'umuvandimwe, ariko uriya muvandimwe bagize gutya bakambika iriya nyamaswa, reka bari ko mbyita, abantu wenda bamucishijemo ijisho niba afite umuryango cyangwa bafite iki, babibonye. Inama wagira wenda abanyarwanda cyangwa se abantu bose baba bumva bafata ututari utwabo? Inama nabagira rero ni ukuzajya bakoresha ukuri, kuko ubu hari abantu baje bo kudufasha bafite ubuhanga bazajya babatamaza ibyo bakora, ibyo baba bakoze bashaka kuduhemukira bakabatamaza. Nese buriya ntiyasebye, buriya yasebye, yasebeye mu bantu, ngayibaze n'undi babimukoreye kuriya n'undi bakabikora kuriya, kiba ari igisebo baba bari guharabika bagenzi babo. Halo? Halo. Muga, imodoka yanjye nayibonye, urakoze cyane pe. Imodoka yawe wamaze kuyibona? Imodoka namaze kuyibona, wa mugabo namufasha. Rero ukuntu bimeze? Yego. Amafaranga bari waciwe. Yego. Wagombaga kuba watanga imodoka yawe uyibonye nawe wari watanze urayazi. Yego. Turagira ngo ayo mafaranga twebwe uraza kuyaduha mu buryo bwo twavuganye, urakoresha telefone cyangwa uze kutureba ku kazi n'ubundi byose urabyemerewe. Nta kibazo muga. Uranyumva neza kuko twewe. Yego. Dore nibyo ndari nagusobanuriye yuko uvuga ngo abantu ujyanye ngo wagiye ahantu biranga, ariko tuwe hano iwacu n'ibyanga. Waba uri muri Amerika, waba uri muri Kenya, waba uri muri Tanzania, waba uri muri Sudani, waba uri ahantu hose waba urimo. Yego. Uranyumva neza? Ndakumva.
tuwe niyo duhamagaye niyo waba udahari niba udahari nuko wari wanze kubyizera ariko turagufasha tume tudatumwe n'amahembe cyangwa n'iriya nzoka ubonye twatumye na ziriya zindi yabonaga twari tugomba kuzituma ariko twanze gutera abantu bari bari aho ngaho ubwoba dukoresha iriya imwe kandi babonye ko ibyabo bigize gute bitunganye. Yego. Ubwo rero ari bagenzi bawe yaba ufite ikibazo cy'ibigwe ntugatinye rwose kuduhuza nawe cyangwa umuntu wese ufite ikibazo yaba urubyaro yaba iki dukora tuvura ibintu byinshi bigiye bitandukanye byiganjemo kugaragaza abayobozi ibintu byose umuntu wagize nabi turamugaragaza ahubwo na wa mukuru wawe wavuze rwose nawe ufite ikibazo cyo kutabyara nawe umuzane rwose. Nta kibazo muga murakoze pe nzajya ndabakurangira ntaribi. Sawa murakoze amafaranga nzayizanira ejo nzahagera muga nje no kugushimira urakoze cyane pe. Urakoze nawe.